ndagenda nta uki sheri ndagenda ndakwinginze pe mbabarira umvire mu buzima rwose niba nibyo wantanzeho byose pe uri kubyicuza wenda ubwire nzabikwishyura oya ariko njye ntabwo ndi kukwishyuza gusa nagira ngo mubwire ko njye mfite uburyo bwose bushoboka kugira ngo utazajya kure ego mwana utari rwiyambitse ni amahoro mukobwa ma ntabwo mbwiyambitse pe urinde ubwira umugore wanjye ngo yiyahure cyangwa kwica nta soni niko shaka gusa uko umukobwa wanjye yajyaga ambwira ko abaye mu bucaka nkagira ngo arabeshya rwose nimumbabarire n'ukuri ntabwo nari namenye ko nyine ari mwebwe ahubwo se muranywa iki turanywa iki kamwe basi hano aratinyuka Peter yiyita se wakubyaye ngewe muzihe nigeze mpura nawe ngewe uriya muvuno metore niba namwita impongo niba namwita isha nkabona arakariyumanganyije nkabona nyine sinzi ibintu byabo uri kumva ntabwo ajya kugikandagiza ajya abanza cekinge neza asubuka kuno mugabo koko yambabare akazi kankora kuri iri zuba ko bite madame hariya ni madame cyangwa ni mademoiselle ni madamu madame ntabwo rero ari kuboneka ari busy ntabwo bamubona none se ubu ngubu ikintu namushakiraga rwose ko ari ikintu cyarengeraga ubuzima bwe wambabare ukamubwira akazi ko kumubwira reka amahane ntabwo ahari ntabwo ari kuboneka urambwira gutyo se urabona ari wowe ariko ndamushaka oya ni wowe se umurinda ntabwo ari cyo umurinda ariko nta mpamvu yo gusakuza cyane uragenda ase habaye iki n'uyu mudamu ngo yaraje aje gushaka rapi yaje kumushakira iki se namucaga rwose hari ikintu namushakiraga cyihutirwa ariko uno mugabo ambwiye ko ngari busy none se ntabwo byumva nyine none se ubu ngubu ikintu namushakiragaho ko ndagenda ntakimubwiye umva musohore muze mwereke n'umuntu nsorera ahangaha buriya ntabwo nshaka kugumya kumubona muri urugo rwanjye iyo ne bansohoye sohoka none se nimba kubwiye ko uwo waraje gushaka ari pisi urashaka kubura cyangwa uje kurwana hano aha kanigendere madame ngaho sohoka ugende gira vuba sohoka ngaho ugenda ndashaka hano muri urugo urumva bira ubu tuvugana ubu tugenda ukumvikana yego umusore hano muri urugo ugere kunze kumubona amana nawe ugiye cyangwa yavuyemo hano oya ntabwo aravamo aracyarimo ubukozi ntabwo umushaka muri iki gipangu rero hari amakosa yakoze yatuma ntashaka kumubona hano umusohora agende yajya mu kabari yajya iwabyo ntabwo bindeba okay reka nze nawe njye kureba ahari bite musohora fata sohoka hano muri iyi nzu ndavuze ngo sohoka hano nakwirukanye kandi ntabwo tubisubire ntabwo ugende ushaka ahantu ujya ujye gufata igihe witekerezeho ubwo ntabwo wiyizi ase wanande ako se nta maboko yawe ushaka ahandi hantu ufata cyangwa se ufata ku meza cyangwa se usohoka ugende hano ubu wari wasohotse ugereza aho wari wagiye waba ari gusubira ntabwo hano hari abasore biri ngombwa gushaka bagusariye nzaya nkora muri mbabarira uzi ko yavamo hip hop birengeje kwica umuntu ahubwo wica ubwonko bw'umuntu ahubwo uzi ko ntungwa no kuba ninjiye hano numva ko gihari
kandi wanze gusohoka ku neza buretse nzi banze nzana imashini banze gusohoka nese sheri nakwingiza ubwiye basi none nagiye wanze kunyumva ntaho nkeneye kumva aho wagiye se hanyinjiriza iki mbwira aho kuva wagera hano muri urugo ni iki winjije ngahita ubwo tendo nk'isabune y'amafaranga 15 wenda y'ijana tubireke warayinjije hano ese sheri nese basi kari uko duhora mu bibazo ariko ibibazo nibirangira kuko ntabwo tuzakora tukinjiza uzabura gukora ubure kugira ikintu ukora kizima ngo utigishe ibibazo birangire ibibazo si bizarangira iyi si n'impuzo iyi si urabona n'impuzo yandi yanyoko yandi ibibazo muzatigeza ibibazo birangire ako sheri please none se kamaze mubaza ndambabarira sheri basi ungabye ako wagiye gukunda nk'amazi wagiye jyamo warangiza ukayamuka wongera ukagihinduka ruhame nurumva n'ijye gukunda uzakora ikintu rero kwategereje ko ibibazo bishira iyi si sura tekereza ari kishira gato abantu bubatse baheza bakazana amafata abandi bakazana amayoga abandi bakazana ibirayi n'amapurusheti nako n'inyama bakarya bamara kurya bagataha bambariye n'ibyo abandi bambaye amakositime iyi si ni inyabibazo bizahoramo kugeza irimbutse cyangwa se urimbutse kwanza n'isi ntabwo izarimbuka aho hazarimbuka wowe uzapfa uyisige kandi abasigayemo basigare bakora nawe ukora ikintu ngo basi none nkonde kunyitashira iwawe ntongere kunyitashira iwawe nese mvuge ngo iki nushaka kuvuga impyisi nese mvuga iki urumva rero gutera ngo basi none reka basi musaba ubufasha basi ngo ndangira wenda ahantu njye nese uri kumva none ndasohoka hano nkagenda aho waturutse se ndahazi wagiye kuza uva iwanyu urambwira ngo ngiye kuva iwanyu ndahazi hari mama wawe nzi hari papa wawe nzi hari mukuru hari musaza wawe hari nyokuru menzi kintu basange n'ubundi nurangiza bavuga ko uvuye mu mujyi siyo katase n'ubundi akusheri ko kubundi ikiraro ntabwo uri ikiraro nyine uri ikiraro wese mpazo njye se iwacu sibyo kuvuga ngo warahamenye ngo ikintu ko ntoya harava mu rugo njye ndahazi none kubera uburara bwawe ahubwo buri kugenda uzerera nk'imbwa y'igihumbi ahubwo muri karitsiye ntabwo ngushaka hano nakwirukanye kandi ntabwo ndi bwisubireho sheri gusa ntabwo watinyutse kuvuga gutyo n'ukuri nabitinya kandi uzi ibihe byose nagiranye nawe ariko se sheri urumva ko ibyo bintu byashoboka ese ndi bitashoboka umva byagenda bite wowe ukunda kunkoresha nk'umuntu uzi ko njya ngo ndi muri examen ako sheri sinkahubwira ibintu bimeze gutya ngo ngumve ko ari examen nimba dukundana umbwira ko nkunaranye ngukunda duteganya ibintu bifatika ejo ngoma no kumfasha mu kazi kugira ngo bigende neza oya buri gihe ngiye burambye byaranshanze gusa ukundi nayobeye ibyo ari byo umva sheri byaba bakundana barafashanya sibyo sibyo ugira ikibazo rero ndagukunda wimfasha akazi tukarangize dukore gahunda zacu dutuje ariko se kucyumva ko ushaka gukora ko tubana dufite na stress nese ubwo uragira ngo bigende gute wayakoreza ubona kubwiye zijye ku murongo ibi mu twatangiye irangire neza tubaye nta na stress dufite dutuje ntuturya n'agakoko kamanuke neza agaki kibaniki nese nawe uravuga inkoko ni ubwa mbere nyikugo yesi ni ubwa mbere sinzi n'icyatumye bivuga humura wikora akazi kandi nawe ko uzajya wikoreramo ntubizi se aha zaba ndeba ariko ntuzongere ngo uri mu bizami nari kutesitinga no uri shere wanjye ndagukunda fasha n'ibintu bigende neza kandi ndakeka ndiho neza nishimye nawe wakwishima byiza ngeragiranye nawe bivuze iki se bimaze iki akusheri koko umva banze nkubwire kabanze nkubwire ibintu rero utaruzi muri ubu buzima turimo turi kumvikana nta guteranya kubamo nta gukuramo kubamo urumva nta kugabanya kubamo ibintu byose dukora tuba dukora rero iyo ukoze neza kuva ku mwaka wa mbere kugera imyaka 50 60 70 80 ku mwaka wa 82 ugakora ikintu cy'amafuti kubera ko ibintu byose dukora dukuba bihita bihinduka zero niyo mpamvu umuntu akoze nabi yarakoze neza imyaka yose iyo nabagize niyo ihita igaragara ugahita batangira kwita intuza iyo mwarimu mu ishuri atanze ahaye umunyeshuri umukora akamubwira ati tondagura amara ya 10 agakora ya mbere akayikora kabiri gukuba 10 akabikora kabiri gukuba 3 akabikora yagera ku 10 gukuba 9 akandika nka 80 mwarimu ntabwo muhaze akusheri koko wifate wirengagiza ibyo byose ikosa rimwe muze rishwanyaguza ibintu byose ibyo nakubwira nimba wabyumvishije nkaba nakubwiye ko muri ubu buzima ibintu byose dukora tuba dukuba wafashije bya bintu byiza byose wakoze ukuba 0 egare 0 rero ubu ugiye watangira rero ugeze kuri inisho
wari ugeze hejuru ubu wamanutse ngo nka ya mazi ishobora ntebe zibawe nta sheri njye ntabwo sheri wawe byarakunaniye kunkurira Ben ahangaha icyo ni icya mbere iki cya kabiri utangiye kugenda uguruka genda rero ujye kuguruka komeze umunsi umwe ngiye kuko niwe utumye ibi byose biba nakubwiye ngo muri ubu buzima tubamo nta guteranya nta gukuba nta kugabanya urumva twese ibintu byose dukora tuba dukora nimba warakoze neza gukora ibintu byose warangiza ukabukubye na zero ese sheri ntabwo nibaza uburyo ushobora guhinduka nk'ikirere gutya narabonaga nkwiringiye ntuzongere kunyiringira narabonaga tuzakundana ubuziraherezo ntazigera mbabara ahubwo ntabwo natekereze ko wankora ibi ntuzongere kunyiringira ntuzongere kuntekereza mu gihe ugikora amafuti uzakora amafuti kugeza ryari harya ni amafaranga ngo umufuti abigirirwa bakanga yabakoreye mu mutwe ku buryo muvuga mwakora ibintu byose mushaka rumuguruka sheri gusa nyine ibyo wambwira byose ngo kwibagirwa ntabwo byaba umva ikintu kiri kuduteranya ndabona ari ntuza watinze uretse ariko murenzi naza ndakwereka ako sheri basi nta mahirwe ya nyuma nta mahirwe ya nyuma guhaye kuko nk'ubugiranyije be utabeshye umaze gusoma imbabazi inshuro zingahe ako se sheri umva ko umuntu udakosa abaho mu by'ukuri ndakosa mu by'ukuri wagira ngo akajuru ukanyuza muri amplifier cyangwa muri mixer ntabwo byamfata uransohokera mu rugo wenda ibindi tuzabivugana duhuriye ahandi hantu cyangwa se warashyize ubwenge kugira uri gukina ahangaha ubundi umurinzi ari he ndagiye hehe koko amara ibyo ntabwo bindeba kandi urasohokana ubusa wakaba wasinze imyenda yawe wagiye kuko no kwinjira ahangaha uzabanza umbaze imyandikire banza mbwira usabe uburenganzira bwo kwinjira ahangaha wagira ngo hano naje kuba agapopi kawe ariko ukuntu mbwira ngo nta hantu wari wagiye ngo hano mu rugo hashobora ngo waragiye muri banki kuvuga ngo waragiye muri banki byawe bikunanisha iki none se sheri wowe ko urabona byajya bigenda gute wambabariye ukareka uriya mukobwa ngo ni Bella hari igihe ngenda nkora iyo umumbwiye nkumva umva urabizi igitsina gore giteye ukuntu nyine iyo uvuze undi mugore umuntu arafuha njyewe rwose birambangamira uriya muntu mbabarira umureke sheri birakari ko mubwira kuvuga Bella no kugira ngo nkore za gahunda nakubwiye si mukunda urabizi nta nubwo naryamana nawe urafufuhira iki aha sheri numusange wanjye mu nzu uzafuhe ntateze kwinjira iwanjye mu nzu iwanjye mu nzu n'ubwo bakwinjiramo ukajya mu byumba kwa kundi kose ntabwo azahinga afuhira iki koko mu rugo se niho bahurira honyine nimwasohoka no hanze mukagenda mugahurirayo ibibazo njangwe n'imbeba byahuye hariko birakubitana nta n'igihe naho mugenda mugakubitana sheri ko hano ukwizerana sibyo humura rero yishusho humura kazi ko nta guca inyuma oya rwose oya ngenda arambiwe uriya muntu reka tumureke urumva nimba ni gahunda ufite uyikore ariko uriya muntu yo gutesha igihe uzi ko yawe yarakuroze mba sheri kandi nyumve gahunda afite nayo ikubwiye ntacyo njya guhisha na kimwe siko bimeze mfasha Bella manze muvane mu nzamo manze mukure ayishyure ibyo yankoreye byose yishyure uburibwe yanteje bwose ubundi tubane ntuje tubikore vanye mfashe umunsi wa mbere umunsi wa kabiri kugeza icyumweru cyose kirangiye ngo ngufashe bose bizarangira ryari wigumya kuvuga ngo ni examen ndi kuguha mfashe byinjiremo na ubyinjiyemo kuko kugira ngo byihute no kuzamfasha ariko se sheri wambabariye mu by'ukuri kare kuri ya muntu ngo ni Bella ubu ngubu uriya mukobwa igihe mwakundaniye umva mwakundanye n'amafaranga ari wagira sibyo icya kabiri umva mbese sinabona uko mbivuga njye mbabona bindenze sheri twakoreye nta mafaranga mfite aragenda ndiyubaka ngira ku rwego ndiho kandi ubona ko urwego ndiho rushimishije ariko kandi nubwo ngeze ahangaha nta cyanjye yatwaye nta mafaranga yanjye yariye ntabwo simuzi mu buriri ariko yandishije umutima bimenye nyine ko n'amafaranga yawe yariye urumva ndetse niba n'amafaranga yariye urumva akaba ataragutwaye umutima wawe nuko umeze ubwo uri kumwirukanka ngo bigende gute sheri yantereye igihe kandi igihe kirahenda urabizi
ariko ni wowe ukitesha urumva ubwo rero niba udakeneye kure kuri ya muntu sheri rwose ngewe mana birambangamiye gufuha byo n'ibyanjye mva sinakwihanganira n'uriya muntu ngo nibera oya rwose wanyumvishe sheri shisha bugufi unyumve yantereye igihe kandi nawe reka nkubwire umuntu watishigiye umukunzi wawe ntagihe uburibwe bungana gutya kuki udashaka no kungirira impuhwe ngumve ko wamfasha urugamba kugira ngo tumuvane mu nzira ejo atazongera no kujya ibyo akora nimba ari hariya kuki ataza ngo yivanga no mu mwana wacu wamfashe tukamuhatansiyo igaragara oya njyewe ujya umbabarira iyo umbwira uriya mukobwa bigaragara ko n'abandi bafite urumva kwirukanka ku gitsina gore wirika mu magutiya yabo ntabwo ari byiza rwose ntiwajya ushyira agapira hasi hari undi uzi se sheri ntabwo natekereza yuko wakora ibintu nk'ibi ngibi gusa ndi kumva wagira ngo nibwo narota ni ukuri gusa nyine nubwo nagenda nagusiga nagira umenye yuko urukundo ndabizi nyine basi ujye uryama ubitekereze kubera ko rero urukundo nkunda ruri ku munwa no mu mutima no mu bwonko bwawe nta birimo ari ku munwa ndagukunda komeza ubugende ubivuga biririmbe wari uzagenda ubicuruza ubyungukamo koko ubundi se muri gukina nande ikipe ukina nayo urayizi mbeshya bite shira imbabarira uteze intambara basi noneho reka mubwire wenda mbabarira sinzasubire no mu cyumba basi cyawe sibyo nubwo wenda nanjye ndara muri izi ntebe ntaribe ariko wenda umubare ntunsubire muri iyi nzu aho ibaze noneho nazi amafaranga umaze gusipendinga hanze uzi nkubwiye amafaranga transaction ukoresha kuri telefone yawe uzi nyakubwiye ingano zayo ubu si izi ntebe zirinze zimera gutya nta nubwo wanazinda cyangwa se ukazishyiraho undi mwenda none uraho gusa ubundi mpamvu ubundi akarimo kwishyura kandi umurinzi hari igihe ngende nkabona Bella yagutesheje igihe cyane urumva urabizi none wabibonye ntabwo ni wowe nyine akigutesha nawe wowe ubiteye urumva nese uriya muntu nge mba mbona urumva agusubiza bwana uzakura ryari koko umva sheri ntukagire ikibazo yanteregeye nyine nkunze kubizi igihe cyanjye nateye mbageze urwego ndiho ni rwiza ko mbageze ku rundi rwego rwiza cyane yatantereye kingana gutya nukurwa mutekezo ngo arankunda nirwa ubuse tutarabanye badahari ngiye nwaho yumvisha ibintu nkabiriya ntago nge mbyakira urumva ariko ubundi bavuze ko abantu b'inzobe b'abasore nta gahunda bajya bagira maze kubimenya ko okay urashaka kugenda nawe se ntanagenda ariko urumva uriya kariwe nabonye wirukankaho wagira ngo Basheri Bella simukunda icyo kibazo gikemwe mu bwawe simukunda nta kintu cy'inzi kandi wenda kuze turaziranye unze hese yaho nese yo twivuga twiga tubiririmba kandi naranyuzwe uko nanyuzwe na ugasugira urukundo koko nikote bari warampaye warabinyatsura umva sheri mana bose ibyawe byose umva namayoro sheri uzakunda ku mugwari mbafite ikibazo kitari kote tujya mu gihe cyo gushaka ibyo na n'umugoroba tu umugoroba niwe undi mu kazi akazi ncitse akazi urabizi kacyane n'amafaranga akazi ni gasozwa zo tugenda mu muri dusohoka ko tushaka uhite n'ibyo ushaka mu mwana bikanzu keza ushire ku mucyo wasanga utajya no mu kazi urajya muri muri za hoteli kandi nyizera sawa nyine nyizera ndagukunda umurinzi sheri uzwi ntabwo nari nzi gukomeje sheri wampabareye koko tukubwira mu matwi uzi ko noneho n'ijwi ryanjye kuryumva kumva kwinjira hano ritobora sheri wambabariye ni ukuri ndagukunda wowe nari ngutumiye urukiri nari nguhamagariye umaze ikibara gute sorry boss hano undi muntu waruje gutera mu mahane hano n'iki gipangu nari mbanje kujya kumusoma warabaje kumusoma nari mbanje kumusoma wajije ko ufata sheri wambabariye ko mukunda ba Ben bari kwifuza ko bafata gufata umuntu utagushaka umva uyu mugore namubwiye ngatekera ibintu byara sheri koko urakomeje muri ngende tuza madame uretse kumvugira ndetse mvuye mvuye ngeze hano akira ahangaha umusohora umushyira inyuma ya gate nta kintu kimwe asohoye sheri koko nese ubundi ajya he koko ibyo ntabwo bindeba n'imyenda ye ntari karise boss ibyo by'imyenda azagura indi afite amafaranga uzi amafaranga yari basipendinga kumva madame hari ukwezi kwashira adakoresheje munsi y'ibihumbi 300 gereza agenda ajya mu isoko kuri indi sohora nyuma ya gate kumva madame cyane sheri koko umva sheri wambabariye sheri ngende koko cyane sheri koko ubu koko ngiye tugende umva rero sheri umwanzuro ngiye maze gufata urumva ngiye ndigendeye
niwumva urukundo rwa mbere umufitiye rwararangiye urumva nta uzanyemera rukundo mufitiye nose ubwa ngo bigende gute nta rukundo mufitiye sheri kandi ujye unyumva kandi nta kintu utazi nta rukundo mufitiye byiza uragenda usigirane ariko ibintu byawe by'amagambo gusa nta bikorwa nta gikorwa ujya ukora mu buzima bwawe ntuzihesha ntuzagufate mu utanyurwa n'iki ntagukorera nakwandikishije kuri konti urabizi konti yanjye urayizi singuheza n'uwanjye mu rugo urahazi nta kintu ukingamo kuki utabibona kuba amazi se mu mutima wenda hazi icyo utazi ni iki twagemenya tutaziranye wowe iki bose koko wambabariye mu by'ukuri wambabariye koko ndavuze ngo sohoka urumva umva mubwiye basi umva reka nyine twumvikane kuko ubu urimo urangira nayo mu by'ukuri none se ntabwo uzi ibyo wakubwiye njye umva mubwire pe niba ni ukuri kw'Imana basi bawubwire oya urambwira iki urumva ushaka kumbwira nyine icyangombwa ni ugusohoka ibindi byo ngibyo njye basi wenda reka nyine twumvikane amafaranga wenda baguha njye nakubara n'inshuro 10 uzi hano se ko mfata amafaranga njye nkorera amafaranga nese ko ibaze ariko dongiye nta telefone nta n'umwenda nese ubu ngira n'abakubaha nyine ni boss ubitegeka ibaze amezi maze ahangaha nkaba ngiye meze gutya nk'umujura wambabare kari umugabo wawe ubitegetse njyewe hari uruhare mbifitemo uko ubibona urabona hari uruhare mbifitemo umugabo anerane kuko nawe untererane none se gutererana nawe ngende kuri umugabo kwisi wawe basi washyizemo imiyaga yihe njyewe nkuzi he ko ndi hano kubera umutekano wawe wambabariye kuko nuko ndi hano kubera umutekano w'uru rugo ntabwo ndi hano kubera wowe urabyumva basumva amafaranga baguha njyewe nakumara n'ukuri n'icuri 10 umva madame icy'ingenzi ntabwo ari amafaranga mu rugo urabyumva ntabwo ari amafaranga mu rugo ahubwo ngerwa n'umutekano waba mu rugo amafaranga n'umutekano biratandukanye urabyumva neza urabyumva nese kuko ndabigenza ne kuko mana urabigenza gute niba ufite amakosa uribwira ko njyewe nayakosora kuki utikosoye imbere kuki udakosora amakosa yawe nese basi wenda oya wireba urugi icyangombwa ni ugusohoka kandi wisohore mu cyubahiro cyawe cyangwa wenda dare munsi y'imodoka munsi y'imodoka se imodoka wenda ajya bigose bose reka ngiye kubwize no kumva njyewe basi niba no kuryama umva ngiye no kunzemera bikore ariko basi mbabara ndakwinginze ungirire mwe kandi wumva yuko ibyambayeho nawe wenda ejo anytime nawe byakubaho sibyo mbabarira ako itekereza kubona nsohotse muri iyi nzu nkasohoka meze gutya nk'umujura nk'ingegera nisibye umugabo umva mbwira ikintu cyose nyine ushaka sibyo madamu waryamana n'umuntu nk'aya wambaye na neza erega aba ariko mubwire si nk'ubwa gatatu tubonanye ariko ariko mubwire buranye n'arakora ko nyine numva urimo uravurura nyine ukunda ni ukuri umva ibyo kuryamana ntabwo bishaka sibyo ahubwo ndumva wambwira amafaranga mwaba mushaka amafaranga nangahe ushobora wifuza nkahe se basi abazayo nifuza yose wayabona njyewe nayabona nta kibazo ufite amafaranga angahe wewe ubwo mbwira yaguhemba nawe nyine nawe mera nyine nayakuze oya aya mpemba nta mafaranga mpemba urumva none se ukorera ubuntu kandi hari ukuntu nkora hari ibyo nshinzwe bindi bitandukanye n'amafaranga ahubwo wowe nyine mbwira amafaranga aho iwampa ufite amafaranga angahe ku buryo ubona umva amafaranga arahari ubwo niba wemeye ahubwo nyine kadupanga ibintu bizima nyine bifatika amafaranga yo arahari nyine ntabwo ari ikibazo sibyo how much byaterwa nyine byaterwa n'iki jewe reka mubwire mbwira ngo urifuza kuyanga koko urumva ukuntu uba umbwira ibintu by'amagambo ngo kuryama wenda uba washyize imbere cyane mu magambo yose uvuga ibyo ngibyo ubonye kuvuga koko sheri ntagukunda ntabwo no kuryamana nawe birenze rimwe kuryamana nawe gucya ni uko ngukunda kandi wanshimishije ntubuze rero ibyo mfite byose byagenda kugira ngo ubure oya njye niyo mpamvu ngomba gufata umwanzuro nkigendera urumva ngiye kwigendera njye ibintu sinabivamo ariko ni numva izina Bella ryakuvuye mu kanwa kawe sibyo ngo nzumva meze neza kandi nuje ku mutima wanjye sheri basi wesiga nzabikora kubera ko ngukunda okay noneho nimba ugiye kumureka sibyo kandi uzi ko nkunda reka dukora ubukwe nibwo ndamenya ko dukundana gusa ikibazo mfite sheri ni kimwe hagiye njyama nkumva ngize umujinya nkumva nagira nkamukubita sinzi ko bizashiramo ariko
byose bizanshiramo kubera urukundo. oya ibyo byirengagize sibyo ubukwe nimbona ubukwe bwo bwa mbere ushize umutima sibyo n'ibindi byose nzamenya ko byarangiye hasi ejo uzambwira ngo bera Shariya muri ko se Ndi kubyumva nyine. ntitwumvikanye se nabigiye kugira intambara se ntareka nyine ndeka sekunda wawe umunsi waje wahindutse ngomba guhinduka urambabaza ngo bera niyo yabaye iki cyawe umva Shariya rwarugama natangiye kugira ngo yishyurire yamesheje ariko nimba byanze utabishaka ndabireka kubera wowe iki ni ikikwereka ko nababaye sibyo ni ikikwereka ko nababaye ngaho ibara Shariya si ubwa mbere ubonye imbabaye Raki, uri hehe? Ariko Raki banze hano. Narebaga nabibonye. Ibikize baramwirukanye iki? Indese ase banze ugure niho mwubwire iyo nkuru. Cyamba barambwira amatsiko aranyishe. Bera baramwirukanye. Ngo iki? Sharu kumbe. Kuri baramwirukanye agiye ndeba ahubwo agiye arira. Wagiye uragakumbeshya koko hagarara hano umbwire sinakubeshya ese ubu ndire mbigenze gute koko yatoza nyine uraruhutse uragira unyumva ariko bamwirukanye yagiye nyine se umwirukanye ntabwo mbyumva ngo ninde umwirukanye se aramwirukanye rwose n'umutima mwiza ntiyashakaga no kumwumva vugisha ukuri none se Sharisa basari ari muri salo mwana we ndamushyira ku rutugu none Mase bafite ibyishimo byinshi cyane n'aho mbona banze ndyamye ndi mu nzozi banze ndyamye ayakanguka uri kubona ngo bera kambanze ntuzi banze tuze neza ubundi ntago uyisusara ngo bera baramwirukanye aragiye ubu ngubu arenze no kuri gate none se je nawe wifatiye uwo mwanzuro asirumva ari ndamufatiye umwanzuro none se nta muntu yasanze kuri gate ariko nawe wumva amagambo menshi uze kubimwibariza none se zimpe neza byagenze ute mbere nyine nagiye kubona ariko nagiye bigezemo hagati mbona ari kurira asaba imbabazi mbanza kwibaza ikintu ntabwo ndi kubyumva ahubwo Raki nagiye kumva umurinzi njye nta nubwo nari nzi ko uriya mugabo ari umurinzi wa hano nyine uwo mugabo baramubwira ngo namusohore aramujyana hanze ariko mana yanjye si ubu ntabwo ndabyakira ngo nizere ko usubijwe nawe uze yagaruka aciye hano ibyo ndabyumva ahubwo se n'imyenda se yayijyanye n'udukweto byose wahata ahubwo banze ko abifata ngo babisigiye ngo babimubwiye ngo atenge imyenda akarenga arabyanga none nyine yari yatinze umurinzi ahita amusohora hanze nta bintu byinshi kumbi burya erega cyaje hano ndimo mpata ibirayi kirambwira ngo nimba ndi bubiryo ngo simbizi ngo nibiki urumva kivugira mu migani kumbi burya none nk'ikinabiriyo ndabona bigiye gushya cyaki ariko mana yanjye ubu ndi kwibaza ndi kureba ishusho y'ahantu ari ukuntu ari kureba isuka n'agatebo nyirahuku we nagende mbonye amahoro mana ase akubanza ndyamye ndi mu nzozi ibi ntabwo ndabyakira oya byakire nibyo niko byakire ubu nkawe wabibonye ntiwagurutse nibura ngo utsimbije urubuno ugaruke ahubwo bari bagiye kumbona habuze gato nahise nsimbuka wihishe nihishe ntabwo nabareba nari guseka cyangwa serebura bakabyumva bari kunyica kandi bofa azi ko ndi umwera umva ayo makuru mpaye nayibanze ugomba kungurira akantu pe umva ndakagura pe ndakagura akazi nkarimo kose kabisa ase nanjye byantunguye kwiyakira byari byananiye ariko umutima wawe umeze ute njye none se nyine sibyo se nyine umva nyine amafaranga nyine arahari sibyo umva n'ikindi cyose wifuza ngenda hari rwose ariko nyine kugira ngo sinikuzo sibyo mbese nyine aho se ngaho nagufasha wafashe iki mbese wari kumva wafashe iki bazi mbwira ukeneye iki nagufasha nyine umva mubwire njyewe urumva wenda ariko nyine wowe uri umupampe w'umugabo wanjye urumva nyine wowe wagenda ukamutera nyine nk'amasomo sibyo wenda nyine wowe yahita kumva urumva erega buriya uba uri nk'umujyanama we sinzi nyine wowe nyine nimba utabyumva sibyo ndabyumvise
ndabyumvise mbese biri kumvikana icyo kugufasha ahubwo nsobanurira neza nyine urumva njye buriya hari ukuntu nyine nakubonye nyine bwa mbere numva nahuruye hari ukuntu nyine twazigenza no ku ruhande ni ukuri byananshimisha tukazagera aho tugomba no gusohoka nyine ukangurira n'akantu ntacyo bitwaye sibyo kandi nyine ni ukuri shaka umukozi mwiza nyine nubwo nasohoka aho ngaho nkagenda nyine urasiga gukora amasomo y'umugabo wanjye sibyo ubundi ibindi byose ari amafaranga ari umubiri umva hose nyine ngendera ndiyo wese ese ubundi wakoze ayahe makosa ku buryo ya mugabo wawe yakora akarira bingana ku buryo ntaki uzi ko wagira ngo umutima wawe uri gusekura isomo mva byihoreye n'ukuri pe ubu byandenze ahubwo njyewe sinzi n'ikintu yakoze ubundi yazize iki nyine banza njye ukuntu ndi kubikeka wasanga ari ukubera ko kundi nabwiye bofu akunda kwinjiza abagabo akagenda ari uko bofu agiye wasanga ari byo byabateye umutwe ariko uzi ko ari byo ubu se ko ku mana yanjye nk'ubu ngubu ngiye gufata amafaranga ntumize ibintu onirayini dukora umunsi mukuru umva umunsi mukuru ariko urenze yesu we ariko raki ndetse kwishima cyane mwese ubu ngubu ubwo ugutumisha ibyo bintu wabwira bofu ko amafaranga wayakuye ikindi kandi ntunamwereke ko wishimiye cyane uko bera yasohotse ubwo akanyamuneza basi ubona ku maso ntari bukabone nyine arakabona ariko nabwo nyine ntihita amenya ko wangaga bera cyane bimwe bera yavugaga wenda akongera akabigaruka akavuga ko ari bana mugani ahubwo urabizi ubu amafaranga yose mfite ngiye kuyazana nk'umugabo dukora umushinga urugo rutera imbere ku buryo tuzubaka etaje igeretse 5 kandi dufite na bizinesi yayindi abantu bose bafuye nako ndi kuvugisha abantu bose bazi ifu erega ibyishimo byanyishe ntundenganye n'ukuri kose mbere ni ubwa mbere nkubanye wishimye ukuri ubu ngubu mu gihugu hose bagiye kuzamenya kwa Lionel kubera kabisa mu Rwanda reka njye byandenze ahubwo se iyi mvura yambabariye ikamunyagirira hanze ikamunyagira ariko nta mpuhwe ntiyabura no kumunyagira ariko urabizi iyi mvura nayo yabimenye yamenye ko nishimye umunsi ni w'umugisha ije kumfasha guserebura wageze ngo hari iyindi mpamvu itumwigwa ije gukorera nyine nayo yabibonye nabuze icyo kuvuga pe nibwo bwa mbere nishimye buri kintu mvuga navuga nanjye ndabibona pe iyi nkuru ngomba kuyikubita mama nkamuhamagara kuri telefone ntabwo abizira ntabwo mbizi pe wenda naba nabizi ntacyo ndagenda duserebure tubyine nk'igisirimba dore ko mabukwe agikunda cyane rwose nabishoboye nyine ntugaragaze ko wishimye cyane mu maso ya bofu ndi kubona kwifata byakunaniye neza umva warangiza mukorere surprise mushyire ku rutugu muzenguruke ubwo ni ukwikina ntabwo wamushobora ubwo urabona ibiro bafite wabashobora ndiyaminiye ariko ndiyaminiye kubera ibyishimo izo njuga ntizamfata ko wabashobora pe ubu se wowe ushatse ko ntabwo uteruza uru rutoki kubera ibyishimo erega hoya ariko ndabitegereje basi ngo mbwira ari nk'aho ibintu bibayeho uwabikoze basi bamuhumbiye so naguhenda iki none ngaho mbwira nawe undi kuvuga ukaramukanya ngaho mbwira icyo wakora usibye kumushimira kuko ibindi byose nta kindi kintu no kumusabira umugisha kumuterura si ubundi andushibira nicyo kiri kuntangaza ukuntu nyine uri kwikina ngo uramushyira ku rutugu kandi ntacyo ndumva ntangiye gutuzamo gake ariko nuko nurishije tuza nukuri uzi ko umuntu akubonye bwa mbere yavuga ko byakirereka ntawe urantutse ntacyo reka tubyihore niyo wantuka ntacyo bintwaye ahubwo se kutavuze ukuntu yajyaga ashaka kunyirukanisha muri uru rugo none niba ugiye mbere wa mugani nyine urucira mu kaso rugatwara nyoko ariko nanjye yashakaga ko nsohoka mu minsi iri imbere nyine ndebera twese arudusizemo aragiye reka n'ubundi umwanza gucira kobo imana igucira kaje cyane rwose
sha kandi nyine ni ukuri nyine reka nyine mbanze ushimire nyine yuko nyine wemeye kunyumva sibyo yego ndakumva uri umugore mwiza vrema umugabo wanjye niwe yahisemo yahisemo neza ahubwo sinzi icyo ari kuguhora sha buriya nyine sha cyakoze sha uba wambaye neza manda yanjye ariko ababosi ako sheri mwese sheri sare ikibazo urabona ayo mahirwe nabanyakuye he nakubaza basi ukansubiza nagusubiza ntacyo bitwaye kambe mufashije ikote ndabona hashyushye ntacyo bitwaye ariko abagore nka beza ababosi babazizi barababuranye ariko reka nkubaze wambabarira unakubaza ikintu kimwe ukakimbwira ntakikubwira ubundi umugabo wanjye aguhemba angahe umugabo wawe amafaranga mpemba ntabwo ari make ntabwo ari makeya ntabwo ari make wambaye neza mana yanjye wambaye neza ntacyo bitwaye kandi namwe muri beza cyane muri beza cyane byizere rwema muri beza cyane umva mbese ubu usabye ko haza nicara uriya mugabo njyewe nyine ukambera amabuze wabikora umugabo uriya mugabo nzamwica nzamwica ubu se narake wamuhurira mu nawe nzamwica nawe nzamwica nawe nzamwica ni ukuri kose ni ukuri wishimye cyane nawe ndishimye urakoze ndishimye urishimye bitangaje yaba ari uku nguku sha ntabwo uranshimishije nawe uranshimishije madamu nawe uranshimishije ni umudamu mwiza sha umva nizere ko nyine uzabona akazi rero nyine yakomeza kuzana bino ugahita umwumvanira sha uranshimishije sinzi ko nabikubwira ni ukuri ariko ushobora uraryoshye gukoramo mana yanjye icyakubwira wowe urabizi madamu urabizi uwakunyihera sha umva nubishaka nzaba wawe ubuzima urakoze cyane ari umugore mwiza umugore mwiza vrema kandi ndagukunda shaka kuryama mu bituza byawe ndikumva ariko kuryama mu bituza bya Aburahamu none uteye neza umva ubuse nzagira amahirwe yo kukubona niryamanire nawe sha si ubona nkwerega yuko n'umubiri nyine nzawuguha mbese uyu mubiri uva n'uwanjye ndishimye cyane ndishimye cyane ikintu cyose ushaka nzakigufasha ntacyo bitwaye sha urasa neza mwana mbega urasa neza sha uri umugore mwiza cyane umurinzi salamu bosi yego bosi neza utwo tumaze kumvikana gusa hanze sohoka hanze sohoka hanze umva sohoka hanze ubona ko cyane wambabariye sohoka meza bite bera ubaye iki se bigenze bite kamera wese indangiriyo habaye iki se sindangiriyo neza habaye iki bera bigenze bite nawe pame sindangiriyeho n'ukuri ese habaye uzi urugo rwanjye ko kunda neza bigenze gute kutambwira bera wambwira sirandangira neza habaye iki bigenze gute umeze meze neza bosi ukora isura mukobwa yarakira rubye bimeze no kwamuga urabona hari ibintu abagore baba bakora bagorana ariko nyine urabona ndetse mushobora ndetse musura yanjye kandi nizera ko atari bwongeye kuza kuguteza utwo dusa nimba ushaka ko tukwamamariza
kuri filimi zacu, reba nomero kuri iyi filimi, uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp tugukorera akazi kose. Inkunga rero tubasaba nk'abafana bacu, niba utarakanda subscribe dufashe nukuri uyikande, kandi subscribe ikandwa rimwe, kimwe yuko hari n'abafi kuri telefone zabo hari abanditse sabone. Nukuri nimubikora muzaba mukoze cyane, ni inkunga yanyu ikomeye.